Muraho neza abakunzi ba AL55 TV show, murakaza neza nanone. Twababwiye ko tuzatubagezaho amakuru atandukanye, amakuru y'ibyamamare, amakuru y'iki. Aka kanya rero tugiye kubagezaho amakuru ya saga imaze iminsi iri kuvuga muri US cyangwa muri showbiz ya US ijyanye na PIDDY cyangwa se Puff Daddy, kubw'uko ari gushinjwa kuba yarakoze ihohotera, agakorera ihohotera abadamu, abantu bamukoreraga, abahanzi bamwe na bamwe, harimo n'abagiye bavuga ko nabo yagiye abahohotera. Harimo rero hano stories z'abantu uko bagiye babivuga, uko abantu bagiye babivuga nyine, cyane cyane abastari, harimo Akon, hakabamo Jay-Z, hakabamo 50 Cent, hakabamo n'abandi nyine benshi. Ibyo bagiye bavugaho byose reka tuze tubibanyuriremo. Turahera ku muntu bita Akon. Akon niwe yaratangiye avuga ngo Michael Jackson we yari businessman w'umunyabwenge cyane, cyangwa se umwirabura w'umunyabwenge. Ati kuko yagerageje buri kimwe cyose kimutandukanya nabo. Abo bantu rero ni bande? Arongera avuga ngo kandi ibyo ngibyo ndi kubabwira byose ntuze yari bibabwiye Kanye West, anabasobanura ukuntu systeme yabo ikora. Ubwo rero na Kanye West nababwiye ngo harimo agace kiwe nako muraza kumva icyo yavuze kuri ibi bintu. Arongera rero Akon aravuga ngo Michael Jackson yakomeje kuvuga ko abo bantu bafite imbaraga kandi batera abantu ubwoba, nyine batuma abantu batabaho neza. Arongera aravuga ngo ntago ari abantu beza, ndetse ubwanjye ngiye yaranyibwiriye ngo Akon wowe gerageza witwararike, ugerageze ukoresha uburyo bwose batazigera bagukoresha, batazongera kugukoresha indi nshuro. Niba gukoresha bazabona uburyo bazakugira, bazakwangiza, kandi bazatwara buri kimwe cyose, batware n'uburenganzira wari ufite kuri buri kimwe cyose. Nibarangiza bafate na access zose, cyangwa se ibintu byose wakoraga, ari ya music catalog, ari buri kimwe cyose wakoraga, ari bwa bwenge bwose. Nibarangiza bagusige aho ngaho, bagusige nta mbaraga na zimwe na nkeya ufite. Ubwo rero icyo wakora cyose gerageza bitandukanye nabo. Noneho ari naho rero we yahise avuga ngo muzabaze Kanye West, azababwira uko ibintu bimeze aka kanya. Ayo niyo magambo Michael Jackson niko Akon yavuze ko Michael Jackson yagerageje kumubwira, avuga ati ugerageze buri kimwe cyose, bari abantu witeranya nabo, bari abantu ushaka kujyamo, nyine gerageza ushaka ikintu cyose kigutandukanya nabo, ushaka ikintu cyose kiratuma udahuza nabo, kuko nuhuza nabo bazakora buri kimwe cyangiza ubuzima bwawe, bazakora buri kimwe cyose, bagerageze n'ibyo wakoreye, bashaka uburyo bazabyisubiza. Ubwo rero reka dukurikizaho noneho uko uko Kanye West yaje abivugaho. Kanye West we araza atubwira ngo kuri iyi saga we icyo yavuzeho. Yaravuze ngo ibiri kuba kuri Puff Daddy cyangwa se ibiri kuba kuri Diddy nibyo navugaga abantu bose mukangira umusazi. Noneho arababwira ati ubu buryo bakoramo buroroshye. Icyambere barabanza bakakugira umuntu urenze, bakaguha imbaraga, bakaguha buri kimwe cyose, barangiza bakagukontorora. Arangije ariko aravuga ngo nyuma noneho iyo kontorora cyangwa se batakigufite access, cyangwa se batakigufiteho ubushobozi, barahita bahita bagusenya. Ugashatse kuvuga ngo barabanza bakaguha imbaraga, bakaguhereza buri kimwe cyose, bakaguha izina ukamamara, ariko iyo babashije kubona batakigukontorora, hahandi uba warageze ku yindi level nawe ikomeye, cyangwa se indi level iri hejuru, bahita barakwangiza, nyine bangiza buri kimwe cyose, bangiza izina ryawe. Noneho ahita akomeza aravuga ngo barandakariye cyane kandi birenze, kubera ko bari batakinkontorora. Aravuga ngo bakontorora Jay-Z, bakontorora Beyonce, ndetse na Diddy ubwe baramukontorora, kandi n'undi muntu wese baramukontorora, ariko njye ntibankontorora. Aravuga ngo barashaka ko mba Kanye West, ariko njye ye nyine nirindi zina Kanye West yafashe nyuma yuko amaje kujya mu bintu by'Imana. Noneho aravuga ngo sinitaye uriwe, sinitaye kubona abamvugana nabo, ariko njye nta muntu nyubaha, ndetse nta n'umuntu nkicinyira inkoro. Nyine umuntu wenyine ushobora kunkontorora, umuntu wenyine ushobora kugira kutanyemera bikambabaza, uwo muntu ni Imana. Ngo mama wanjye ntakiriho aka kanya, uri kumva?
kubera ko nyine mama we ntakiriho, kubera ko yatambwemo igitambo sorry. Noneho harangije aravuga ngo Michael Jordan sacrifice his daddy. Noneho na Michael Jordan nawe yatanze inde papa wiwe. Arangije aravuga ngo Dr. Dre nawe yatanze umwana we. Ngo mu gihe cyose uri muri Hollywood utanga cya kintu uba ukunda cyane kugira ngo baguhe amafaranga, baguhe kwamamara, baguhe control, nyine baguhe buri kimwe, ariko nanone bakaguma bagukontorora. Ashatse kuvuga ngo nyine we yatanze mama wiwe, nyine yatanze mama we kugira ngo yamamare. Aranuza Dr. Dre atanga umwana wiwe, Michael Jordan nawe atanga papa wiwe, nyine kugira ngo bamamare, nyine kugira ngo wamamare. Nicyo bisaba rero, wowe utanga igitambo cyawe ukunda cyangwa se ikintu ukunda, noneho bo bakaguha ubwamamare. Mu gihe rero ufite ubwo bwamamare, bo ikintu bakora ni ukukugira ute, ni kugukontorora, nyine bakajya bakugaidinga muri buri kimwe cyose. Noneho arangije aravuga ati rero Imana iracyankunda, niyo mpamvu nagerageje nkatekereza cyangwa se nkitekerezaho, nkongera nkagarukira Imana, nkongera nkaba umukristo, ariyo mpamvu nitwa ye. Uri kumva, we yaratekereje aravuga ati nyine nyuma y'ibyo byose aravuga ati reka nongere ngarukira Imana, ndetse aranabatizwa yitwa ye, bitandukanye na Kanye West. Noneho agakomeza avuga ati umunsi naretse gukontororwa nabo, umunsi nababwiye ko nta kintu cyanjye nyine bagifiteho uburenganzira, baranyanze cyane, barandwanyije cyane, batwara buri kimwe cyose nari mfite, batwara buri kimwe cyose, ndetse n'ikimenyimenyi na Forbes magazine iranyanga, batangiye kunyandikaho ibikuru byinshi cyane, bakavuga ko Kanye West yahombye miliyoni 400 z'idolari. Ariko njye narasetse cyane kuko njyewe ndacyari umubillionaire, kandi Yesu ni umwami, kandi Imana irankunda. Ndi kuvugisha ukuri kubera ko Imana indi ku ruhande. Arongera aravuga ati nothing can happen to me, kubera ko nyine Imana indi ruhande, nta kintu cyambaho uko byagenda kose, icyo mwakora cyose Imana iracyandi ruhande. Ubwo abo bantu rero aje gushaka kuvuga, wenda ntabwo yabasobanuye cyane, ariko uri kumva ni hahandi hazamo terms za eliminati, bakavuga ngo uragenda ugatamba icyo ukunda, bawe bakaguhereza ikindi cyose nyine waba ushaka, bitewe n'icyo ushaka, bitewe n'ubwo bwamamare, bitewe n'ayo mafaranga. Rero nyine ngo mu gihe bakigukontorora cyangwa se mu gihe bagufiteho access, baguha buri kimwe cyose, bakaguha imbaraga, ariko iyo bigaranzuye za access zose barazikwaka, nyine bakagusigara nyine uri aho ngaho. Ibinyamakuru nawe uri kumva Kanye West aravuga ati njyewe aka kanya za Forbes magazine zanyandikaga mu bantu b'abakire, ubu bari kuvuga ngo nahombye hafi miliyoni 400 z'idolari. Miliyoni 400 z'idolari, urabyumva? Kandi murabizi ko Kanye West yari umuntu barirwa mu mabiliyoni, yari ku rugero rumwe na ba Jay-Z, bari hafi aho ngaho, barayingayinganaga, kuko hari igihe kigeze kugera, niba mubizi neza, Kanye West abumwe mu bantu b'abahanzi bafite biliyoni y'idolari, nyine mu bantu batunze biliyoni y'idolari. We aravuga ati rero njyewe ndacyari umubillionaire, niyo banabivuze ndabaseka, ati kuko njye mbizi ko nkiri umubillionaire, kuko njye mbizi ko nkifite amafaranga, kandi ikindi ntago ari ibyo gusa, ndabizi ko noneho njye mfite Imana ku ruhande rwanjye, ndetse nta n'icyo abo bantu bantwara, kuko njyewe mfite Imana ku ruhande rwanjye. Kanye West rero nyuma yo gutangaza ibyo ngibyo arongera avuga ngo Puff Daddy wanyu cyangwa se uko mumwita ukose ntago mbizi, ariko ashobora kuba ari innocent. Nyine we araza asa n'uvugira PIDDY, nyine araza avuga ngo Puff Daddy wanyu nyine uko muri kumva bino bihuha cyangwa se uko muri kumwita aka kanya, ariko ashobora kuba innocent, cyangwa se ashobora kuba arengana kuri ibi birego byose biri kumuregwaho, cyangwa se ibi bintu byose biri kumuvugwaho, kubera ko nawe yakontororwaga n'abo bantu. Ubwo rero bashobora kuba aka kanya bashaka kumusenya, baragukontorora, ariko mu gihe batagukontorora babasha kugira ute, babasha kukwangiza. Ati njyewe rero ntago bakinkontorora, niyo mpamvu uvuga icyo nshaka, nkaba nababwira buri kimwe cyose. Arababwira ati abo baraperi bose mukunda, bose hafi ya bose barakontororwa, nta kintu bashobora gukora kivuye mu mbaraga zabo cyangwa se kivuye mu mutwe wabo. Ati n'ikimenyimenyi na PIDDY nawe ni igipupe, nawe baramukontorora,
baramukoresha bamubwira buri kimwe cyose, ati nyine we ni nkaho bamwandikira script noneho wakagenda yisubiramo. Ni nka kundi umuntu ashaka kubwira ati caha nawe ugacaha, nyine nta kindi kintu warenzaho. Ati baramukoze bamukorera buri kimwe cyose, barangije bamukoresha bamuhanganisha na buri kimwe cyose, ariko mu gihe cyose batajya gukontorora, mu gihe cyose batajya gufiteho imbaraga, ewan barakugira ute, barakurangiza. Ati aba baraperi mubona bose bararasana, baricana, buri mwe wese agenda yica undi. Ati mukeka ko se bose baba babikunda? Ati wapi, ntago baba babikunda. Ati ahubwo niko eliminati ibi bishaka. Ako kantu ka eliminati murakumva? Ati kwa kudubona nyine ukabona muri Amerika, ukabona baraperi barimo bararasana, barimo bararwana, barimo baragira gute. Ati ntago ari uko baba babishaka, ati ahubwo ni eliminati ibi bishaka. Muri kubyumva noneho hano yabisize ku mugaragaro, yavuze ati mwabona baraperi bagira gute, mwabona bigenda gute. Ati niko aba eliminati bibishaka. Aravuga ati ngewe nta muntu ukinkontorora, nta numwe, niyo mpamvu nge navuga icyo nshaka, nkanajya aho nshaka, nkanavuga buri kimwe cyose. Ati ngewe ntago ngiye kujya muri gereza aka kanya, kuko nge nta muntu nishe. Ndabizi ko bari kundeba, ndabizi ko baba bari kureba buri kimwe, ndabizi ko baba bari gushaka ikintu cyose cyanshyiramo cyangwa se cyatuma nyine nanjye wenda mba nk'aba ngaba, ariko ntago ibyo ngibyo bizakunda, ntago bizigera biba. Ati no muri Hollywood buri wese aba afite inkuru yiwe, ati aba afite imyitwarire yiwe, buri kimwe cyose nyine cyahita kigushyira hasi cyangwa se cyagushyira mu yindi nzira. Ariko nyine ubwo ikintu ashaka kumvisha, muri Hollywood nyine baba bafite buri ntuza yawe, buri nguni yawe yose, nyine buri kintu cyose wagiye ukora, buri move yawe yose ukoze baba bayifite. Ati ku buryo ukora agakosa gatoya rero yumaze kugakora, ako niko rero bahita bafata nyine bakaba ariko bagushinja, cyangwa se akaba ariko kagushinja. Urugero wenda niba ukoze wenda nk'icyaha runaka, bakagikavaringa, cyangwa se niba warakoze nk'agakosa runaka. Reka tuvuge wenda nko kuri kesi ya PIDDY. Wenda nyine yari amaze igihe nta muntu wajyaga umuvugaho, wenda habaga ibyo birori, haba ibirori agatumira abantu, ni ibintu bisanzwe nyine, ntabwo ibintu by'ihotera byigeze bimuvugwaho nyine ngo bijye ahantu hagaragara. Ariko nyine niba bitaragiye ahagaragara, hari igihe ubwo nyine ibyo byose byabaga biri muri Hollywood, bavuga ati wenda isaha n'isaha dushobora kugira ute, ashobora kutwisazaho cyangwa se ashobora kutwivumburaho, tugahita tumugira ute, tugahita tumugaragaza, tugahita tuvuga ati ibyawe ngibi, tugahita tubigira ibintu, tugahita tubishyira hanze. Ubwo rero niho nabo bavuga ati baba bafite buri kimwe cyose nyine, ku buryo ukora agakosa gatoya cyangwa se wabivumburaho gatoya, mu gihe utakibasha, babona utagishaka kubumvira, bagahita bakugira ute, bagahita bagushyira hasi. Arongera aravuga ati baguhereza buri kimwe cyose, baguha buri kimwe cyose ushaka, imbaraga zose ushaka, bakakuzamura uko bashaka. Ati barangiza nyuma yo kukugira, nyuma yo kwamamara, yukoze gatoya, yukoze ikintu gitoya, bahita bongera bakagusubiza hasi, nyine barongera bakagusubiza hahandi nyine ubona nyine ko nta kintu na kimwe usigaranye. Ati icyambere nyine nuko baba bafite amakuru yawe, nyine bagutera ubwoba ku buryo nyine niramuka ushatse kuvuga ngo ugiye kubavamo, bahita bakugira ute, bahita bagusubiza hasi. Ibyo rero ni iyindi case nanone uyu nguyu Kanye West nabo yavuzeho, ari kuvuga ku bintu bijyanye na Diddy. We ubwe yabanje arivugira ati baba bafite imbaraga, baba bagize buri kimwe cyose, baragukontorora. Aravuga ati dore nibyo biri kuba byabaye kuri ba Michael Jordan, batanga base, bavugana ba Dr. Dre, batanga abana babo. Atariko ngewe narabatijwe, ubu nitwaye, navuga buri kimwe cyose kuko Imana indi iruhande, kuko Imana indi hafi, rero ntago bakinkontorora. Arangije aravuga ati rero na Puff Daddy ibintu ari gukora aka kanya, ibintu arimo aka kanya, birashoboka ko nyine atari buri kubikora, birashoboka ko ari izo mbaraga ziri kubikoresha, birashoboka ko ari eliminati iri kubimukoresha.
ibyo byose nyine yagiye akora byo kugira ngo yice abantu cyangwa se ngo yagire ute. Ati birashoboka ko ibyo byose rero bari kumubeshyera nyine, ibyo byose bari kumushinja byaba ari ibindi bitaba ari nabyo nyine tu, niko nawe ari kubivuga. Arongera noneho reka noneho tugaruke ku cyo ntuza 50 Cent nawe yavuzeho ngo nyine ngewe iwe yaratangira avuga ngo mu gihe ngera postingaga ifoto ya Jay-Z ndetse na Puff Daddy bari gusomana, nyine abantu bose baravuze ngo nyine ngo ndi kwibeshya, ndetse na Jay-Z ubwe yaravuze ngo basomanye nyine kubw'impanuka, nyine ngo it's a mistake, nyine ngo byabayeho kubw'impanuka. Noneho Puff Daddy arongera aravuga ati ariko ngewe nyine byanga binoga basomanye kubw'impamvu. Ati nge ntago nakumva ukuntu abantu b'abagabo babiri bubatse bafite ingo, bafite umugore, bafite n'abana, bashobora kugenda hariya hanze ku mugaragaro bagasomana barangiza bakabyita ikosa. Ati nubwo bwose byaba ari ikosa, ntago nyine wakora ikosa ujya gusoma umugabo mugenzi wawe. Nako 50 Cent rero ikintu mukundira bigeze ku bintu nk'ibi ngibi, ewana atanga ukuri kwa nyako, atanga ukuri gushoboka byose. Baravuga ati niyo wakwibeshya ute nawe byibazeho, uri umugabo wenda umugabo nyine uhamye, ufite umwana, ufite umugore, wagenda ugafata undi mugabo mu nzira nyine ukagenda ukamusoma nyine gutya ku mugaragaro. None arangije aravuga ati mwese ndabizi ntago muzigera mubona iyi foto nyine cyangwa se ifoto yanjye ngewe nka 50 Cent nsoma umugabo ku mugaragaro ahariho hose, yaba ari ku mugaragaro yaba atari ku mugaragaro. Ati rwose iyo mico y'ubugoryi cyangwa se ibyo bintu biciriritse gutyo nge ntago nabikora, ntago nagenda ngo mfate ifoto ngo nyine mfate ngo snapinge nyine ifoto ngo nindangiza ngo mbyite ngo ni impanuka. Niyo yaba ari impanuka ibyo ngibyo nge ntibyambaho. Uko niko 50 Cent warabivuze we nyine, aravuze ati uko nyine hari igihe kigeze kubaho PIDDY na Jay-Z bagaragara bari gusomana, waravuga ati rero ibi bintu nubwo baje bakavuga ngo byabaye kubw'impanuka, ntago wagenda gusoma umugabo ufite umwana, ufite umugore, nawe ufite umwana, ufite n'umugore, ati ugende umusome ku mugaragaro ngo nturangize uvuge ngo byari impanuka gutyo pe, ibyo ntago bibaho. Uku niko rero 50 Cent we yaje abivuga. Ariko hari na university yambuye uburenganzira Puff Daddy yajyaga atangamo amafaranga, igihe gatangamo amantuza additional cyangwa se ama scholarship nyine ama donation, yajya gatangamo miliyoni y'idolari, yajya gatangamo miliyoni y'idolari. Nabo bamwatse nyine cyangwa se bamwambuye ubwo burenganzira bwo kuzajya agira ute, bitandukanyije nawe nyine kubera bino birego biri kugenda bimuvugwaho. Ibyo nabyo ni ibindi wenda n'ibyo bya university byo wenda ntago ari nka bino by'abastari cyane bari kugenda bavuga, ariko buri muntu wese ari kugenda bivugaho nyine. Ariko hari na nundi bita The Baby cyangwa se Justin Bieber, nawe hari ikintu yabivuzeho nyine. Ubwo reka duhere kuri The Baby nyine. The Baby yaravuze ngo nakekaga ko ngiye kubona amaferari, ngiye kubona buri kimwe cyose, bambwira ko ngiye kuba umuntu w'inshuti nyine, ngiye kuba ngirwa kwa kundi bavuga ni nk'abapampe nyine, mu bapampe bantuza ba PIDDY, ariko ningira akantu kamwe nyine nangiza nzaba nangije ubuzima bwanjye nyine. Ati The Baby nyine we ireba ari amavuta, nanone ari amavuta ari kugira ute, ari kwamamara nyine ya Johnson Oil ya Puff Daddy basanze hafi uducupa turenga 1000 mu nzu yiwe nyine. Baba bibaza ikintu twakoraga. Ati rero nyuma yo kumva lyrics za Justin Bieber ziri mu ndirimbo ye, ati nahise ngira ute, nahise ibyo bicupa mbijugunya hasi, nahise mbimena nyine. Byabaye nka kwa kundi nyine wenda wowe nyine ubona ibintu ari ukuntu abantu benshi dukunda kugendera nyine, umuntu mwaza akahita bimbarutso y'ibintu byose nyine kugira ngo bijye kumugaragara. Hari ukuntu nyine wenda umuntu ashaka kuguhohotera ukabiceceka nyine, kuko reba nk'ino nkuru ya Puff Daddy.
uko abantu benshi bari kugenda bavuga nyine uko umuntu ahabanje kuboneka umudamu umwe aza ari uvuga ngo yafashwe ku ngufu na Puff Daddy, aza bivuga nyine gutyo. Uwo mudamu rero PIDDY we yaramuhengereye amuhereza n'akantu nyuma nyine amuha amafaranga yo guceceka, ariko kubera iki uwo mudamu yari abaye imbarutso y'abandi bose Puff Daddy yahemukiye kugira ngo bagaragare nabo. Uko rero bagenda bagaragara uko umunsi ku munsi bagenda bagaragara, ari abari baratinya ari abari baracecetse, bose bagenda bagaragara. Rero na DaBaby nibyo byamubayeho, we bari baramuteye ubwoba bavuga ati uragenda ukambona buri kimwe cyose ukagira ute, ariko ntago ibintu bya PIDDY kubishyira hanze cyangwa se ukoza agakosa gatoya bihita biba ibindi bintu. Rero we mu kubona lyrics cyangwa se amagambo ari mu ndirimbo ya Justin Bieber, niho nawe yahise avuga ati nanjye reka mite aya ibiki byose mbimenagure mbigira ute. Ati ubwo muri iyo lyrics rero Justin Bieber niho yavuze ngo yarari kurira nyine, avuga ati ariko yarari kuvuga ngo yari ahantu yavuzemo ngo amaze imyaka myinshi ari kurira, amaze imyaka myinshi nyine atameze neza. Ati nyuma yo gusinya impapuro nyine za Puff Daddy, ubwo nyine ni kwa kundi wenda ushobora kuba uri muri management, kwa kundi nyine bo baza abahanzi nyine nka kuno wenda abahanzi baba bafite management bakaza bakakubwira ati we dusinyire, ati dusinyire noneho nyine ujye muri rebo yacu. Ati rero nawe Justin Bieber yari amaze nyine muri iyo ndirimbo avuga ati maze imyaka ndi kurira nyine nyuma yo kuba nasinya impapuro za Puff Daddy cyangwa se iyo contract ya Puff Daddy. Ati nubwo nayisinye sinabishakaga, uri kumva niko kantu yavuzemo. Ati noneho nyuma yo gusinya ibyo bipapuro PIDDY, McMillan n'abandi bantu babiri had serious sex with me through to his anus. Ati had serious sex with him through to his anus. Ati nyuma yo gusinya ibyo bipapuro McMillan ndetse na Puff Daddy n'abandi n'abo bagabo babiri bagiye bakora imibonano mpuzabitsina na Justin Bieber, ariko binyuze mu kibuno cye. Ubwo ni nyine baramutingaga, ubwo niba ariko nabivuga noneho niko nyine we niko we DaBaby we yaravuze ngo mukumva nyine iyo ndirimbo ya Justin Bieber, we avuga ukuntu nyine byagenze, ukuntu bagiye abo bagabo ari Puff Daddy ndetse na McMillan nawe muramuzi, ni umwe mu baraperi bafite amafaranga kuko nawe ejo bundi yabarirwaga muri za miliyoni 800 hafi z'amadolari, nawe ari mu bantu bagiye kuzuza biliyoni hafi aho ngaho. Ngo bagiye bakoresha ubusambanyi cyangwa se imibonano mpuzabitsina bayikoresha Justin Bieber, ariko bo ntago bayimukoreshaga gutyo, bayikoraga bari kumutinga nyine ntabwo ngo murabyumva, ntago ari ngombwa ngo tubisubiremo, ndabizi ko nabivuze. Ati mbere bagufata neza nyine iyo uri gusinya, mbere nyine bagufata neza bakakwemerera buri kimwe, ariko nyuma iyo bamaje kugukontorora mu gihe nta wundi muntu nyine uba ukibivugaho, nyuma yo kuba bamaje kugukontorora baguhaye buri kimwe cyose, batangira kugira ute. Ubwo niko DaBaby ari kuvuga. Ati batangira kujya bagukoresha imibonano mpuzabitsina babinyujije mu kibuno and others, abandi bagafata igitsina cyabo bakagishyira mu kanwa kawe, barangiza nyine bakajya bagenda babwira n'abandi. Ubwo nyine DaBaby we niko we urukumva nawe Justin Bieber yamubereye imbarutso, akivuga kuri iyo ntuza kuri ibyo ngibyo, akibivugaho nyine akavuga ukuntu baje bakajya bamukorera ibyo yicarubozo, bamusambanya nyine ari abagabo bagenzi bari bamusambanya, ari bo bafata ibitsina byabo bakagira ute bakabishyira mu kanwa ka Justin Bieber cyangwa se ndetse no mu myanya, ubwo n'imyiherero yo simbizi ukuntu gutyo nyine. Ubwo nyine nyuma yo kubyumva gutyo nawe yaraje arabivuga ati mbere y'ugisinyamo y'ugijyamo babanza kugufata neza, bakabanza bakakugira umuntu mwiza, bakakwemerera buri kimwe, ariko nyuma
batangira kujya bagenda bagukoresha imibonano mpuzabitsina banyujije mu kibuno, ndetse bakajya bafata n'igitsina cyabo bakagishyira mu kanwa kawe, ati ndetse bakajya bagenda babigira ute, bagenda bagushumuriza n'abandi nyine. Ati niyo mpamvu mubona Justin Bieber yamaze imyaka myinshi ari kurira kubera iryo hohoterwa rimukorera. Reka noneho rero nanone tujye ku yindi nkuru. Ubwo nicyo Justin Bieber na DaBaby bo babivuzeho. Ati noneho reka tujye noneho kuko umwana wa PIDDY we abivuga bamwita King Combs nyine, nk'uko mubizi na PIDDY nawe yitwa Combs, ubwo ni nk'izina ry'umuryango. Umwana we yari atangira avuga ati nk'uko Snoop Dogg ajyana Weed nyine atembera na Weed, ni nako papa nyine we yaprefeye cyangwa se yahisemo kujya ajyana ya mavuta yiwe nyine nk'agatwiko kiwe. Ati ibingibi birababaje kandi binatesheje umutwe kubona abantu bose bari kuvuga buri amagambo mabi nyine, bavuga papa nyine bamuciraho nyine bamukatiraho umusaraba nyine, avuga ati kuba nyine abantu bose bo muri community zitandukanye bose yaragiye abafasha ariko bakaba aribo bari kuza bamuvuga nabi. Ati papa ni umuntu mwiza, ni umuntu uvugisha ukuri. Ati we nuko yikundira ayo mavuta nyine ya Kanye Jones oil. Ati niyo mpamvu nyine akunda kuyajyana, nyine akunda kuyatemberana nyine nk'agatwiko kiwe nyine. Nka kuno ushobora kubona wenda nka ba 50 Cent bari kugenda ko ba Puff na ba Snoop Dogg nk'uko abivuze bari kugenda na wenda nk'ayo matabi, ukabona hari abandi bagenda n'imbwa, ukabona hari abandi bagenda na bintu nyine nk'ibyo byose, hari abagenda na mayoga, hari abagenda n'iki gutyo nyine. Nawe rero aravuga ati nk'uko nyine nabo bakunda kugendana ibyo ngibyo, ni nako papa yagendanaga ayo mavuta. Ati nta bindi bintu birenze murabizi aba businessman nako aba entertainment baba ari n'aba businessman, kandi na papa yari umu businessman, niyo mpamvu rero yajyanaga ayo mavuta, nta bindi bintu birenze. Ati papa yubatse ibigwi, yubaka na brand nyinshi imyaka yashize. Ati rero kuki abanzi nkamwe muri kugenda mushaka kumushyira hasi, kuki muri gushaka kumutura hasi nyine, kuki muri gushaka kumusubiza inyuma? Uko rero niko umwana wabivuga, gusa nyine ntago kuba bivuga gutyo biri bukureho ko, ndetse nigeze kubona n'ahandi hantu umwavoka wa PIDDY nawe avuga ko nawe ryahohoterwa ryigeze kumukoraho. Aya mavuta ikintu gishobora kuba birakekwa ko nyine kuko uri kumva bafashe amavuta agera mu bihumbi, mu ducupa 1000, ndetse no mu nzu ya Puff Daddy haberagamo ibirori bitandukanye, naho havuzwe ko harimo amakamera hafi agera mu 100 afata amavideo y'ibyaberagamo aho ngaho. Bivuze ngo ibintu byose byaberagamo aho ari ibyo birori, ari ako gufatwa ku ngufu kw'abagabo nyine, birashoboka ko n'ayo mafoto afite ahandi hantu yajyaga, cyangwa se afite ibindi bintu byakoreshwaga. Ni nako rero feds nyine aba feds cyangwa se abapolisi baba hariya US bari kuvuga ko nyine ayo mafoto bari kugenda bayabona uko bukeye, ndetse na Hollywood namaje kubona ko hari ahantu nabisomye mu kanya bari kuvuga ko bashobora kuba bafashe ayo mafoto bakaba bagiye kuyakoramo, niba ari movie, niba ari iki, ntago ndabimenya neza niba bazayisohora cyangwa se batazayisohora. Ariko ndakubwira ko PIDDY nyine uko iminsi iri kugenda ishira, uko iminsi iri kugenda izamuka, ni nako hari kugenda hazamuka byinshi kuri saga yiwe. Ubwo rero hari n'ahandi hantu wigeze kubona, sinzi niba mwarahabonye, ndetse umunyafrika Nasty C nawe Jay-Z yashatse kumusinyisha muri record label yiwe, ariko mu kujya kumusinyisha 50 Cent arahagoboka, aramubwira ati amugira inama, aramubwira ati ntukivange muri bino bintu, ati we genda ukore music yawe, genda ukore ibintu byawe uko ubishaka, ubikora ari wowe byitegetse. Ati ejo hatazagira uza kugukoresha ibintu udashaka, cyangwa se hatazagira ukujyana mu bintu udashaka. Bivuze ngo PIDDY nako 50 Cent we yashobora kuba yarabiziho, kuko ndabizi ko niba uri gukurikirana isaga cyangwa se niba uri kubyumva, hari amafoto menshi amaze iminsi acicikana ari aya PIDDY ari gusoma ba Michael Tyson, hari n'undi mudamu ukina filime, ntago ndi kwibuka izina ryiwe neza, ariko nawe yagiye hanze yamajije kuvuga igihohoterwa yakorewe na PIDDY.
PIDDY rero ewana ni umwe mu bantu bari bamaje gukira, ni umwe mu bantu bari bamaje kugira amafaranga, ariko uko byagenda kose iri zina rye riraza kuhatakarira, riraza kuhasiga imvune, kuko niba uri kumva, niba buri muntu wese, niba ba Baby, niba ba Justin Bieber bari kuza bakavuga ati badukoreye ihohoterwa byagenze gutya na gutya, umuntu nka Justin Bieber ukurikiranwa ugize ute akaza akavuga ati mbayeho mu gahinda, maze igihe mbaho mu gahinda, ati kuko njye bansinyishije ibipapuro ntabishaka, bankoresheje imibonano mpuzabitsina wenda binyuze, bakajya bafata wenda igitsina gabo cyabo bakagishyira mu kibuno cyanjye, akongera akavuga ati byarangiza bakanagishyira mu kanwa. Baby nawe akaza amwunganira gutyo. Uri kumva ni case imaje gufata indi ntera, ndetse iyi case ndakeka ko uko byagenda kose ishobora kuba yaruta iya Kelly wenda barabimushinjaga, ariko bamushinjaga ku bakobwa gusa nta bagabo bari barimo, ndetse hari na case iri ko hari n'ikindi kintu kiri kuvuga ko muri cya kirori cya PIDDY nyine bya bindi ajya akora nyine yakoraga muri urwo rugo rwiwe, hariho habaga harimo n'ayo mavuta, ubwo birashoboka ko ayo mavuta bakoreshaga nyine mu butinganyi, sindabimenye neza, ariko buriya nabyo ndacyari kubitohoza. Ariko biri kuvuga ko hari ahandi hantu nigeze kumva bavuga ko abantu bari bitabiriye icyo kirori b'abasitari cyane cyane nabo bashobora kuba bagiye gukurikiranwaho, bashobora kuba bagiye kujya muri feds nyine bakabakurikiranaho. Abo bantu harimo nyine abo ba Meek Mill, harimo ba Chris Brown, harimo abasitari benshi pe. Nabyo nibishoboka ninza kubona amakuru neza ndaza kuyabagezaho. Ubwo uko umunsi ugenda niko amakuru ya PIDDY, niko abamushinja bari kugenda bavayo, niko case iri gukomeza yiyongera, kuko ejo nko mu masaha ashize nibwo nabonaga ko na manager wiwe nawe yagiye gutanga ikirego. Ubwo rero uko iminsi igenda ikurikirana niko biri kugenda ibyiwe bijya hanze. Ari nako nyine nako Kanye West we yavuze ati njyewe nabaye nkibivamo nagize gute, ati aba bantu baba babitse buri kimwe cyose cyawe, baba babitse buri nguni yawe yose y'ubwoba yandi bakoresha bagutera ubwoba, ati wowe ugerageje ukashaka kubivumbura cyangwa se ugashaka kubereka ko utakiri kumwe nabo, icyo bakora ni ukuguteza abantu, kuko baba bafite byinshi byawe, baba bafite buri kimwe cyose cyawe, ati baragufata bakaguhigira umunyambaraga bakakugira gute, ariko iyo uberetse gushaka kubarenga ewana bagushyira hasi cyane kandi cyane. Ati ubwo rero njye ntacyo bamfiteho, nta kintu bambaza, kuko njyewe nta nubwo nkiri Kanye West, nsigaye nitwa nsigaye narabatijwe ndi umukristo. Ati ubwo rero njye nta kintu bamfiteho, icyo nzi cyo nuko umuntu mfiteho ubushobozi aka kanya ni Imana, nta wundi muntu. Arangije aravuga ati ni icyo ngicyo eliminati ikora. Ati ushobora no gusanga PIDDY nawe aka kanya ari innocent nyine, ibintu ari kuvugwaho wenda yarabikoze, kubikora byanyabyo akaba yarabikoze, ariko nabo bakaba baramukontroraga, bakaba baramutegekaga gukora ibi ngibi. Nuko rero ewana kuba umusitari ari byiza, ariko nanone hari igihe iyo ugiye mu bintu nk'ibi ngibi bya bindi nyine ukora nyine utabifiteho ububasha, biza kurangira bikubanye bibi. Ubwo rero hari kugenda havugamo abasitari benshi nabonye basha bavugaho bade bose, ni ibintu byinshi nyine abasitari benshi bari kugenda babivugaho. Ubwo rero ewana uko iyi nkuru igenda isohoka turajya tugenda tubibabwiraho, tubabwira update kuri update, buri kimwe cyose tumenyaho. Kora subscribe, kore share, ndetse dukomeze kujya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Murakoze cyane. Ni kuri ALC TV show.